Kuwa gatatu tariki ya 8 2023 ukwezi kwa gatatu umunsi wa 67 w'umwaka, intambwe nshya. Nguhaye umutuzo udasanzwe mu buzima bwawe, kuko ariyo ntwaro izaguha intsinzi. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 10. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati: ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi muzahere ko muvuge. Mwene data, Uwiteka aguhaye umutuzo mu buzima bwawe, aguhaye kwihangana. Bajyaga bakuvuga bigahita bikurakaza, nawe ukavuga ngo reka njye kubishyura. Bajyaga baguhemukira, kwihangana bikanga, ugahita wumva wakwihorera. Yesu aguhaye umutuzo. Muri korari aguhaye umutuzo, ku kazi aho ukora aguhaye umutuzo, mu rugo rwawe aguhaye umutuzo, mu bana bawe aguhaye umutuzo, kugira ngo uzabashe gutsinda ibyo bitero Satani aguhagurukirije. Mana, ndagushimye kubw'izi mbaraga uremeye mwene data. Uzuza umutuzo no kwihangana mu mutima we, umuha andi maso, ubwenge bushya n'imitekerereze mishya, mu izina rya Yesu Kristo, amen.